ngo bategereza ko apfa akindutse baraheba. Mama wowe uneze amatwi, papa wowe uneze amatwi, mushiki wanjye fishije ubukwe inshuro 5 wowe umva ukuntu Imana ivuze. Ufite abana waravuje warananiranye, Imana iravuze ngo ibyo bikururuka byabafashe bohererejwe, Imana iravuze ngo uyu ni umwaka se iyo bigeze nijoro wumvira ubyitura ku nzu, wowe uneze amatwi azagusiga uhagaze. Iyihe Mana wahuye na Paulo yagiye gutegereza ko upfa ukindutse bahebe. Nabonye iri joro Imana ivuga ngo za divorce Imana yavuze ngo ntizabura uko igirira intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro. Umwanya wo kugira ngo wumvishe ahantu heza, igikururuka cyaragufashe ariko ntibyabuze, ntabwo bizabuza Imana kuguha ubuzima. Kuba igikururuka cyaragufashe umugabo akaguta, ntabwo bizabuza Imana kuguha umugabo. Kuba igikururuka cyaragufashe umugore. Reka nguhe ingingo 5 zikwereka ko igikururuka cyagufashe igikonjo. Umwaka wo kugira ngo Imana yonyine ubwayo ikungutira ibikururuka mu muriro. Haleluya. Bene igihugu hari amagambo bamaze iminsi bakuvuga, ariko nawe uyu mwanya Imana iravuze ngo reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana mwebwe mwese mudukunda kandi mukadukurikira. Turabizi ko muhari kandi muri benshi mukunda ibiganiro byacu, abakoze subscribe Imana ibaha umugisha, ndetse abakora share mukabisangiza abandi, by'umwihariko abaduha ibitekerezo muduhamagaye cyangwa se mutwandikiye muri comment. Imana ibaha umugisha. Ni Negebu TV mukurikiye, ni mwene so Ndayisaba Pascal. Nkuko mubibona uyu munsi tugize umugisha wo kwakira umukozi w'Imana kuri Negebu TV. Ntabwo ari umushyitsi, ni umusangwa. Ndatekereza ko amaze kuba umusangwa, abantu benshi muramuzi kandi mwaramukunze. Imana ni muha umugisha ko na n'uyu munsi agiye kudusangiza ibyo Imana yashyize muri we. Munyemerere twihuse tumwakire, yongere atwibwire yiyibutsa abamuzi ndetse yibwira n'abatamuzi, ubundi dukomeze n'izindi gahunda. Karibu. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Nitwa Theogene, ni umubwirizabutumwa. Yego. Urakoze cyane Theogene, umubwirizabutumwa. Tuyahagana hehe? Nyamirambo. Yego. Imana ishimwe kandi Imana iguha umugisha. Reka n'ubundi dusenge Imana, nitumara gusenga tuguhe umwanya utubwire icyo Imana yashyize ku mutima. Uri Imana yacu, uri umurengezi wacu. Uyu munsi turakunezerewe cyane, turahamya tudashidikanya kuri Imana iri kumwe natwe, cyane ko waduhamagariye kuba muri ubu bwami, ukaduhamagarira gukora uyu murimo. Turahamya tudashidikanya ko uri mu ruhande rwacu, kuko uduhamagara watubwiye kutazadusiga ndetse utazaduhana. Ubwo wahamagaraga Mose yagusabye ibimenyetso bifatika kugira ngo amenye yuko ugendanye nawe, urangije umuha ibimenyetso ndetse birenze kimwe, birenze 2. natwe waduhaye ibimenyetso biduhamiriza ko byanze bikunze uri kumwe natwe. Nushimwe, tugushimiye kuri kumwe natwe. Nutwemerere uyu mwanya dutangiye utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe, byose bibe ibyo kuguhesha icyubahiro. Dusengeye abadukurikiye, imbaraga mbi zatuma batumva ijambo ryawe ndetse ngo baryumvire, uyu mwanya tuzihagaritse ku buzima bwabo. Turavuze ngo imbaraga z'Imana nizibagote kandi iby'Imana ishaka biba ari byo biganza ku buzima bwabo, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Theogene, turakwakiriye kugira ngo wisanzure iby'Imana yashyize kuri wowe n'ibyo yaguhaye, kugira ngo uhe abakunzi ba Negebu TV ubitange rwose. Ni karibu. Imana ishimwe cyane. Amen. Ndabasuhuje mwebwe mwese muteze isheni amatwi, kandi abari kure abari hafi,
abari mu Rwanda abari mu bihugu bitandukanye bazumva ubutumwa bwiza Imana izabafatira haremereye. Haleluya. Yego rero reka dutangire n'ijambo ry'Imana kuko rikubiyemo message nyinshi Imana ya Isiraheli yabantumyeho kuko ndi gusenga mu gicuku ijwi ryavuganye nanjye rambwira ngo mbwire abantu inshira yafashe kuyo ari wo mwaka wo kugira ngo inshira yabafashe batandukane nayo. Imana ishimwe cyane. Buriya inshira ari igihe gufata mu by'ukuri ugakomeza kwiyumanganya ariko abazi ko inshira yagufashe bakaba bahari. Uyu mwanya message mfitiye abari hafi abari kure uyu ni umwaka wo kugira ngo inshira yabafashe barekure mu izina ry'Iyaduhamagaye. Haleluya. Amen. Twihuse rero urumva nabibwiye muri inshuti zanjye abo ntazi abonzi muri inshuti zanjye ndetse z'umwihariko kuko buriya ndi umuntu wumva kandi wumvira. Rero iyo umbwiye ngo ndagukunda mbyumva cyane kuko nzi agaciro kabyo. Rero uyu mwanya ni Geb TV mwaranyakiriye umva nanjye nahaye agaciro urukundo mwanyeretse ko mu nkunda. Rero tuzakorana byinshi tuzavugana byinshi ariko unyemerere ngeze abakunzi ba Geb TV aho iyi message Imana yashize ku mutima wanjye nijoro ndi gusenga. Reka dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice 28 niho ngira ngo message yawe uze kuyumva neza ibyagufashe ari ibiki kugira ngo tumenye icyo dusengera ari iki cyagufashe wabanje kucyumva. Reka dusabe umusomyi mwiza dufashe. Bari ku murongo wa mbere. Yego. Dusome mu izina rya Yesu Kristo igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 28 duhere ku murongo wa mbere. Aravuze ngo tumaze gukira tumenya umutwe w'amagambo uravuze ngo incira iruma Pawulo ntiyagira icyaba. Tugendana gahoro kuko izi ni message nyinshi zigiye zitandukanye Imana igira ngo ikoreremo akazi kayo. Rero turasoma umurongo ku murongo twumve message irimo hanyuma twumve n'iki Imana igiye gukora kuko urumva icyo ni igitabo nyine gutyo gifashe. Iyo ugifashe nk'igitabo kikubera nk'igitabo wagifata nk'ubuzima kikakubera nk'ubuzima wafata inyuguti nk'inyuguti ikakubera nk'inyuguti ariko inyuguti wayikura mu gitabo ikitwa Imana. Imana ni imanuka kuri icyo gitabo. Haleluya. Rero Imana ishimwe cyane ndagira ngo ubanze usome umutwe w'amagambo. Yego. Usome mu izina rya Yesu. Yego. Umutwe w'amagambo uravuze ngo incira iruma Pawulo ntiyagira icyo aba. Uwo ni wo mutwe w'ijambo niko rivuze. Rero ndagusabye wowe ukurikirana iki kiganiro uri buze kugikurikirana kora share kora subscribe wenda abari kure baruhuke. Hari abantu benshi badafite uko biyegura bakiyeguraga. Hari abantu benshi bananiwe kwiyambika bariyambitse. Hari abantu benshi bananiwe kwihagurutsa barahagurutse. Hari abantu benshi batakibasha kurya kandi bararyaga. Abo rero bakeneye ijambo ry'Imana. Rero nudufasha kwamamaza ubutumwa bwiza biragenda neza uyu munsi wa none. Rero tugiye gusoma igitabo tumaze kukivuga ni mutwe w'ijambo
niwo tugiye kuganiraho kugira ngo twumve message Imana idufitiye muri iri jambo. Ntabwo njya ku mateka cyane ya Pawulo, ntabwo njya mu bitabo byinshi, ndajya mu gitabo kimwe ndagisobanura ko Imana yakimpaye. Nawe Imana ifite ibyo yaguhaye nk'ibitabo, ariko ninjye uhawe iyi chance kugira ngo nsobanure iki gitabo nk'uko Imana yakimpaye. Rero ngewe nawe dufashanye tubwiriza ubutumwa bwiza, abantu bamenye ko ari Imana yonyine ishoboye. Hanyuma ngo Pawulo incira imufata, munyamakuru, yego, incira imufasha ariko nta bantu bari kumwe, bari bahari. Hanyuma se kubera iki ari Pawulo incira yafasha? Buriya reka ngutangarize, abantu benshi Imana yanyeretse si mu Rwanda gusa no hanze yayo. Abantu benshi bagiye bazi ko ari ibisubizo basanze hanze, ariko ibibazo byababanye ibibazo incira yabafatiyeyo, ni ukuvuga ngo babura aho ubugaruka, babura n'ubuguma iyo bagiye. Iyo ni incira igufatira mu bandi, ukabura icyo uvuga, ukabura uko ubigenza. Pawulo rero yari ari mu rugendo nkuko nanjye nawe uyu munsi turi mu rugendo. Bibiliya itweretse Pawulo incira imufata akaboko. Uyu munsi wowe muntu unteze amatwi iki kiganiro, ndagira ngo ubanze wumve iki gitabo ko ari Imana yonyine ibasha kuvuga ijambo ikaririnda. Uyu munsi nkuzaniye ijambo riboneka mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 28, umutwe w'amagambo uravuga ngo incira ifata Pawulo ku gikonjo ntiyagira icyaba. Dusomera umurongo wa mbere. Umurongo wa mbere haravuze ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Yego. Kabiri akavuga ngo bene icyo gihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Gatatu ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana. Haleluya. Incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Kane akavuga ngo bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravuga bati ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera ntimukundira kubaho. Gatanu ariko akunkumura icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Gatandatu babandi bategereza yuko ari bubyimbirwe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Uyu munsi wa none Pawulo ntabwo ariho, ninjye nawe turiho. Yego. Uze kumbariza umuntu mwicaranye cyangwa umuntu muri kumwe, umubwire ngo mama nta gikururuka cyagufatiye iwawe mu rugo. Wongera umubaze ngo mama nta gikururuka cyagufatiye mu kazi. Wongera umubaze ngo papa nta gikururuka cyafashe igikonjo cyawe. Uyu munota abantu benshi hari igihe bumva ko urugo ari paradizo. Urugo naho igikururuka cyagufatira mu rugo, kandi nibyo byeze za divorce zigatangira, icyo ni igikururuka kigufatiye mu rugo. Ngo bene igihugu haleluya baratangira baravuga ngo uyu muntu koko yari umwicanyi. Noneho reka ngutangarize akantu gatoya. Imana niyo ivuga ijambo ikaririnda. Uzarebe iyo utura cyane mu rusengero, uzi ko baguha intebe y'imbere kubera ko utura cyane.
ariko igikururuka iyo kimaze kugufata igikonjo, haleluya haleluya, bahita bagushira inyuma kandi kitaragufata igikonjo. Buri muntu wese yinjiraga bagira gute? Bakoma amashyi. Ariko igikururuka iyo kimaze kugufata igikonjo, wabanaga n'umugabo mukaza gutandukana, munyamakuru ubiciro ry'imigani, ariko Imana yambwiye ngo uyu ni umwaka wo kugira ngo Imana yonyine ubwayo ikungutira ibikururuka mu muriro. Bene igihugu hari amagambo bamaze iminsi bakuvuga, ariko nawe uyu mwanya Imana iravuze ngo bazategereza kupfa ukindutse, ntabwo bazigera babibona. Niko Imana yakuntumyeho. Ntabwo uri mu Rwanda, igikururuka cyagufashe igikonjo, kimaze kugufata igikonjo, abavuza induru baba benshi, bene igihugu barahaguruka. Umva ukuntu Imana ivuze ngo bategereza ko apfa akindutse, barabibura. Mama wowe umaranye iminsi amarira, umva ukuntu Imana ivuze. Umaranye iminsi agahinda, umva ukuntu Imana ivuze. Umaranye iminsi umubabaro, umva ukuntu Imana ivuze. Bagiye gutegereza ko upfa ukindutse, babibure. Niko Imana ivuze. Reka nguhe ingingo 5 zikwereka ko igikururuka cyagufasha igikonjo. Kwiga ugasazana diplome nta kazi, nta gikururuka kirenze icyo. Hanyuma gucuruza ugahomba abandi bunguka, nta gikururuka kirenze icyo. Kwivuza ukananirwa gukira, nta gikururuka kirenze icyo. Bibiliya ivuga ngo Paulo akiri kumwe n'abandi mu bwato, baramurebaga bakanezerwa kuko yari ari mu gihe cyo kubanezeza. Wari ufite amafaranga aza gushira, nicyo ni igikururuka cyagufashe igikonjo. Umva ukuntu Imana ivuze. Imana iravuze ngo icyo gikururuka cyagufashe ntabwo ari ikizakwica, ahubwo bazategereza ko upfa ukindutse, abantu bahebe. Niko Imana ivuze. Haleluya. Bene igihugu ngo bamwitegereje akiri mu bwato, ntawamwishe umwicanyi, ariko igikururuka kimaze kumufata igikonjo, baravuze ngo ntureba ko yari umwicanyi. Mama reka nkubwire, urugo rwarasenyutse, amagambo ajya yaba menshi, bakwirukanye ku kazi, amagambo ajya yaba menshi. Reka ngutangarize ijambo Imana ivuganye nawe. Haleluya. Igikururuka cyaragufashe, yego koko nibyo. Wagiye wabona bene igihugu uyu munsi wa none bagiye gutegereza kuri bupfu ukindutse. Imana itangaje ko bagiye guheba kuri bupfe ukindutse. Ntabwo nzi nimba ubyakiriye. Icyo gikururuka cyagufashe igikonjo ntabwo ari icyo kugira ngo upfire mu maso y'abanzi bawe, ahubwo ni icyo kugira ngo ubereho mu maso y'abanzi bawe. Ese igikururuka kitagufashe igikonjo, wazavuga iyihe Mana wahuye nayo? Bagiye gutegereza ko upfa ukindutse, bahebe. Nabonye iri joro Imana ivuga ngo za divorce Imana irazihagaritse, kuko Imana yavuze ngo ibikururuka byafasha abantu benshi. Uyu ni umwaka wo kugira ngo Imana ya Isiraheli ihagarike icyo bita ibikururuka ku buzima bw'abana babo. Haleluya. Uri umupasitori, igikururuka cyaragufashe. Uri umuririmbyi, igikururuka cyaragufashe. Bene igihugu birirwa bavuga ngo uzapfa ukindutse. Umva ukuntu Yesu avuze, bazabitegereza, bongere baraguha amezi aveho, baguha imyaka, ntabwo bazigera babona agupfa ukindutse. Niko Imana ivuze. Haleluya. Ufite abana waravuje warananiranye, Imana iravuze ngo ibyo bikururuka byabafashe bohererejwe. Imana iravuze ngo uyu ni umwaka wo kubitesha agaciro. Niko Imana ya Isiraheli ivuze. Haleluya. Paulo yari yishimye avuga ko abonye bagenzi be bari kumwe mu bwato, kandi koko, ariko ngo igikururuka kimaze kumufata igikonjo, abatari kumuvuga
baramuvuga mama ufite ikibyimba mwibere Imana iravuze ngo uyu ni umwaka wo kugira ngo ikunkumurire yonyine ubwayo ikunkumurire icyo cagukururutseho mu muriro. Vuga Imana ivuze ufite indwara z'amayoberane baragupima indwara bakazibura. Umva ukuntu Yesu avuze aravuze ngo ibyo bikururuka ni ugiye kubikunkumurira mu muriro. Bene igihugu tubana nabo bavuga ngo birarangiye kandi ku Mana bitangiye. Ndagira ngo ngutangarize uyu munsi nimba wumvishije iri jambo ryoherereje abantu ubabwire ngo Imana yavuze ngo ibikururuka kuba byaradufashe tuzi ko byadufashe ariko Imana yavuze ngo ntizabura uko igirira intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro. Uryama ahantu heza uba ahantu heza wambara neza ariko igikururuka cyaragufashe. Bene igihugu bagufasheho ijambo Bibiliya ivuga ngo tegereza ko ari bupfe akindutse. Bakubariraga iminsi mama imyaka papa Imana iguhaye imyaka yo kubaho niko Imana ivuze. Bagiye gutegereza ko upfa ukindutse babibure niko Yesu avuze muri iri jambo. Paulo yari Paulo mu gihe cye nawe ubunge nawe turiho mu gihe cyacu. Imana yivuze ijambo irarisohoza. Paulo nibyo yari ari kumwe n'abagenzi be mu bwato ariko igikururuka kiva mu muganda w'inkwi kandi hari abantu benshi abari we gifata ukuboko. Tekereza impamvu uyu munota igikururuka cyagufashe kuki utapfuye n'imbaraga zawe. Hari indirimbo ivuga ngo aho benshi banyuze aho benshi baciye bagapfa ngewe narahanyuze mbaho. Wowe kuburiho urumva igikururuka iyo kiza kigahita kikumirana n'inkweto ubu tuba tukwibuka ariko Imana ya Isiraheli haleluya Imana ya Isiraheli y'ubwayo iravuze ngo bazategereza ko upfa ukindutse bahebe abenshi banyuze bagapfa. Niho nanjye nanyuze mbona ubuzima uyu mwanya wa none witerwa ubwoba n'ibihe wowe urimo ahubwo ita ku ijambo. Hello the wind the still ita ku ijambo Imana ivuganye nawe. Bategereza ko ari bupfe akindutse baraheba. Hari abantu bagiye gutegereza urupfu igihe baruvugiye abagukubitisha inkuba zitagira amazi bagiye gutegereza ko bigenda uko babivuze Imana yibigenza uko yabivuze. Haleluya. Bazaruhira ubusa abo barozi bazagusiga uhagaze. Abo bakuroga inyatsi bazagusiga uhagaze. Abo barose abana bawe umva ukuntu Imana ivuze bazagusiga uhagaze. Abo babumva nta terambere wageraho bazagusiga uhagaze. Witerwa ubwoba n'izo abantu bari kuvuga ahubwo umva ibyo Imana ivugana nawe. Bazagusiga uhagaze. Aba barozi bazagusiga uhagaze. Iyo bigeze nijoro wumva ibintu byitura ku nzu wowe uneze amatwi bazagusiga uhagaze. Paulo yari Paulo mu gihe cye nanjye ubunge nawe turiho mu gihe cyacu. Ndagira ngo Bibiliya wumva uyihindura ubuzima. Imana yivuze ijambo iraririnda kubera iki gikururuka kitakwishe kubera icyo abarozi bakuroga bitahise bijya mu migambi yabo ngo uhite urangira kuki ukiriho. Muri ibyo yavuze ngo aho benshi banyuze bagapfa niho nanjye nanyuze mbona ubuzima. Paulo yari Paulo mu gihe cye. Uyu ni umwanya wo kugira ngo wumve ijambo wihuze n'ijambo. Igikururuka cyaragufashe ariko ntibyabuze ntabwo bizabuza Imana kuguha ubuzima. Kuba igikururuka cyaragufashe umugabo akaguta ntabwo bizabuza Imana kuguha umugabo. Kuba igikururuka cyaragufashe umugore kagusiga ntabwo byabuza Imana kugukorera ubukwe. Wowe unyumva wowe uri kure y'u Rwanda kuba igikururuka cyaragufashe Peter Salakuta winima esoya lamanga awiziko kuba igikururuka cyaragufashe ntikikwiciraho
ntikikwiciraho cyagufatiye si imbaraga zawe ni imbaraga zima uyu munota kubima tutarapfiriye aho ibikururuka byadufatiye mama ndakubaza ni imbaraga zawe papa ni imbaraga zawe kuba warahombye ukaba ukiriho ni imbaraga zawe kuba warashoye ugahomba ni imbaraga zawe kuki keredi zitakwishe Petero iki gitabo kiravuze ngo igikururuka kimufashe igikonjo bene igihugu baratangira ngo indacu rwa kibera ntibwamwemerere kubaho birabwa ngo bategereza ko apfa kindutse baraheba mama wowe uneza amatwi papa wowe uneza amatwi mushiki wanjye twishije ubukwe inshuro 5 wowe umva ukuntu Imana ivuze bagiye gutegereza kupfa ukindutse kupfa udakoze uyu ni umwaka Imana yarayivuganye nanjye kugiye kugira ibizikura mu magambo ikabishira mu bikorwa Mana shimwe cyane wowe umaze igihe igikururuka cyaragufashe igikonjo ugufiyashije saa sita bigera nimugoroba yakwanze umva ukuntu Imana ivuze bagiye gutegereza ko upfa ukindutse ubukwe burahabaye mu maso y'abanzi bawe reka nkubwire Imana iravuze ngo iritamuruye ku buzima bwawe Paulo yari Paulo mu gihe cye nawe uri wowe mu gihe cyawe Imana yavuganye nanjye hari amakwe Imana iremye atari kuzigera abaho hari amakwe atari kuzigera abaho iyo bakubwiye umugabo wumva bitazakunda ndaguhanuriye n'igikururuka cyagufashe ariko Imana ije gukura mu magambo ishire mu bikorwa Paulo yari Paulo mu gihe cye igikururuka kimaze kumufata igikonjo niko ko warabutangaje birangije kubutangaza bupfira aho wabutangarije nibyo kuki utapfuye bugipfa Imana yagiraga ngo ikoze isoni indyarya papa Imana ikojeje isoni indyarya mama Imana ikojeje isoni indyarya Imana ikojeje isoni uburwayi bakoherereje ngo buzakwica Imana niyo ikoze bikomeye ku buzima bwawe Paulo ngo bategereza ko ari bupfe akindutse arega nubwo biba bimeze gutyo tuba turi umuti w'ejo hazaza uziko wa wundi bavugaga ngo arapfa akindutse ari wowe wakijije n'umutware wico arega wowe tegereza iby'Imana yavuze ureke gutegereza ibyo abantu bavuze abantu n'abantu ntabwo umuntu azaguvuga neza ari uko udahari azakuvuga neza ari uko uhari numara kuhaba akuvuge naba guhindanya isoni zigukore twizeye Imana yavuganye natwe rero Paulo yarabitse mu muti azakirisha nanone uyu mutware wicikirwa merita ubisome neza uri bubisange ndagira ngo nguhe message Imana yavuganye nanjye wowe urarwaye Imana yaguhaye ubuzima wowe ntabwo usinzira abandi barasinzira hanyuma wowe ibitotsi ukabibura Imana yaguhaye ibitotsi Imana yavuze ngo rufite cancer wari ufite icyo bita kujya kwa muganga inshuro nyinshi cyane Imana yambwiye ngo iyo ndwara yayikuyeho niko Imana ivuze kuko nayo yari iri mu gikururuka niko Yesu yavuze ngo ngutangarize wowe wapfushije ubukwe inshuro nyinshi ukabugapfa wamaze kuvuga itariki Imana yambwiye ngo ngutangarize ngo uzi ko igikururuka kifata umugabo kubaka bikadindira kandi imishinga yari yaratangiye icyo ni igikururuka papa nawe Imana yagikuyeho uyu munota Imana yavuze ngo hari amataransiferi igikururuka cyafashe ababyeyi gifata abagabo noneho aya mataransiferi uko bwije nuko bukeye bamwoherereza ibitaro Imana yambwiye ngo irambiwe ibitaro bya buri mwanya bakwimuriraho icyo gikururuka Imana icimuriye cyangwa ikiroshe mu muriro niko ijuru ryavuze wowe umaze igihe ushaka kwiyahura ntabwo kwiyahura Imana ibishigikiye Imana ishigikiye kuyikorera ngwira dukorera Imana va mu byurimo Imana ni ifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu Paulo igikururuka kimaze kumubona bene igihugu baratangira ngo ntureba ntitwababwiye ibyo asenga ntitwababwiye ibintu abarimo igikururuka kigufata ari uko akazi
bakwirukanye niho ubona inshuti zawe. Igikururuka kigufata buriya iyo bakwirukanye mu nzu niho ubona inshuti zawe. Imyambaro utakiyifite niho ubona inshuti zawe. Abantu muvuga ngo muri amashuti ngo ari uko ufite akazi, abo barakubesha, barakurya ibyawe. Pawulo ngo igikururuka kimaze kumufata akaboko nakita ubukene. Ninde mukene witezwe? Ariko iyo kimaze kukurekura uba urimo umuti uzakiza abanzi bawe. Uyu mugabo Pawulo kimaze kumurekura yakijije umutware wikikirwa. Uracyafite byinshi zo gukora. Witindana n'abakubwira ko ntaho uzagera, ahubwo tindana n'abakubwira ngo haracyari ibyiringiro ko n'igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Uyu munsi wa none, uyu munsi Imana yavuganye nanjye. Hari abantu benshi bazakurikirira ijambo rikava mu mpapuro rikajya mu bikorwa. Ibikururuka byabagendagaho by'ubuzima budahinduka, Imana ivuganye nanjye ko yabiroshe mu muriro. Niko Imana yavuze. Yabahaye ubutware bwo kugira ngo mwebwe mukize abirirwaga babavugiriza induru ngo nta bizabavamo. Ikiranga igikururuka, urakora ayo ukoreye, yewe ukagera mu rugo yakurangiriyeho mu ntoki utangiye kwikopesha. Hari igikururuka kirenze icyo. Warivuje byarananiranye, hari igikururuka kirenze icyo. Ibyo nibyo Imana yavuze. Wumvishira ijambo ukaritega amatwi, Imana igiye kurikura mu magambo irishire mu bikorwa. Ufite imyaka 27, wowe ubwawe imihango yaragiye. Ibyo ni ibintu Imana yonyine ubwayo igiye gushira mu bikorwa. Niko Imana ivuze. Wowe ufite umutwe udakira, umva ibintu Imana ivuze. Ibyo nibyo igiye gukunkumurira mu nyanja. Wowe iyo uhagaze amaguru bawumva ugiye kwikubita hasi, Imana iravuze ngo nonaha igiye gukoresha itegeko ikunkumurire mu muriro. Niko Imana ivuze. Uzaye ufite ukuramo inda buri munsi byaye uhavuyemo inda 3. Umva ukuntu Imana ivuze. Nonaha ngaha nta yindi zongera kuvamo. Niko Imana ivuze. Hanyuma iyo uryamye umva abantu bagutwara, umva ukuntu Imana ivuze. Cyo kirere Imana igikubise hasi. Imana iravuze ngo ihagaritse iyo sereri wumvanaga ku buzima bwawe. Nawe urapfa wanze gukama. Yesu aravuze ngo ibyo arabihagaritse. Niko Imana ivuze. Warize diporoma aho bayiguhereye, niho watandukanyirijwe n'akazi. Umva ukuntu Yesu avuze. Cyo ni igikururuka Yesu aroshe mu nyanja. Niko Imana ivuze. Umuntu muteretanye ntimumarana kabiri. Umva ukuntu Imana ivuze. Wowe uri hanze bakubwiye ko uzakora ubukwe, imyaka ibaye myinshi utegereje uyu mugabo. Umva ukuntu Imana ivuze. Imana iguhuye. Imana iguhuje n'uyu mugabo. Niko Imana ivuze. Wowe ufite uburwayi bw'abadayimoni uri hanze y'igihugu, umva ukuntu Imana ivuze. Iguhaye ubuzima. Niko Yesu avuze. Reka dusenge. Mana yo kwizerwa, Mana y'imbaraga n'ubushobozi, Imana yo kubahwa, herekeza iri jambo rikora akazi. Ibi bikururuka bigenda ku bana bawe ubibacire niko wavuze. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Tesha agaciro imbaraga zose z'ibikururuka. Bazatubone tuvura bo kuvurwa, kuko Imana ishoboye byose. Pesheje umugisha ukurikiranye iki kiganiro cyose. Ushyire mu magambo izuvuganye nawe mu izina risumba amazina. Ntibibuko nshaka, ahubwo bibuko ushaka mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha mukozi w'Imana kutugezaho message Imana yari yaguhaye. Kandi ndahamya nashidikanya mbwira abadukurikiye ko ubu ari ubuhanuzi bukwiriye kwizerwa. Nari nanze kubivuga, ariko
ntabwo twari dufite iyi gahunda yo gukora iki kiganiro, wamamagaye umbwira ko hari ubutumwa ushaka gutanga wahawe, none urabutambukije. Tubwire abadukurikiye ko icyo usabwa gusa ari ukwizera, Imana igakura mu magambo igashyira mu bikorwa ibyo ivuganye nawe. Kuko ikintu kigiye gukora hanyuma y'iri jambo ni ihererekanyabubasha. Hanyuma y'iri jambo ni ihererekanyabubasha. Yego. Imana ishimwe. Imana iguha umugisha kutugezaho mesaje. Waba yifuje kukuvugisha, akaba yifuje kukugisha inama cyangwa igitekerezo, cyangwa se hari icyo Imana ikoze ku buzima bwe, yakushakira hehe? 078 44 1 83 1. Imana iguha umugisha. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane. Wadusengeye rero, turashoje. Kora subscribe, fata iki kiganiro ucyoherereze mwene so nawe yumve ubutumwa Imana imuhaye muri uyu mwanya. Imana ibaha umugisha. Shalom.